mwaremwe n'abandi ntabwo mwaremwe n'Imana basa nkaho baremwe n'abandi Imana yaba yarasigiye ububasha abacu bajya kurimbuka bagashira bari irindi kosa rijya rikorwa ariko bijyanye n'ikinyarwanda bakavuga ngo abaminisitiri n'abafasha babo nta bafasha ahubwo nabo muri za minisiteri bafasha ababakuriye nta bafasha umugore n'umugore umugabo akaba umugabo iyo bashakanye ntabwo umugore ari umufasha umugore gufashanya bombi barafashanya ari umugabo afasha umugore ari umugore afasha umugabo icyo kinyarwanda rero aho cyaturutse ntabwo mpazi ibindi bivugwa mu kinyarwanda bitari byo bimwe turaza kubivuga ariko turabivuga kenshi ariko abantu bakabisubiramo bakoresha guhereza ni iki ejo narababwiraga ngo muri ya ndirimbo harimo wangabiye inka uwaguhaye uwakugabiye inka yaguhaye inka ntabwo yaguhereje inka niyo tandukaniro ntabwo ari uguhereza ni uguha hanyuma hari ibindi numvise nabyo ariko bishobora kuba bituruka mu ndimi abaturanyi bavuga kavuga ikintu ngo kiwe ikintu kiwe kiwanjye ni icyanjye ni icyawe ni icye ntabwo ari ikiwe ikiwe ngira ngo hari ababivuga mu baturanyi ni ikiwe ibyo byiwe n'ibindi byinshi ntabwo ari ikinyarwanda ni ntabwo ari ntabwo mwagiye mubikosora ariko ngira ngo hari ababivuga kubera bigezweho by'ubusitari bagoreka indimi ariko kuvuga ikinyarwanda neza ntibikubuza kuba umusitari sibyo reka nsubire ku ikibanze kijyanye n'iyi Unity Club navuze ko Unity Club yashingiye ku mateka amateka yacu harimo icyo turi cyo n'abanyarwanda icyo turi cyo wacyanga wagikunda hari icyo uri cyo uri umunyarwanda kubwihanaguraho biragoye
kuvuga uti hari benshi ushobora kubikora kuvuga uti njye sinshaka kuba umunyarwanda ukaba icyo ushaka icyo ari cyo cyose ukaba umwe mu baturanyi ukaba umwe mu mahanga yo hirya cyane ukaba umunyaburayi ukaba umunyamerika ndetse bakaguha passport ushobora kubyiyumvamo ibyo ni uburenganzira bwawe rwose ariko abantu iyo bashishoje umuntu ashatse yakwibutsa abandi icyo uri cyo uri umunyarwanda uri umunyarwanda ibindi by'inyongera waba nabyo birashoboka ariko ntibihanagura ya bindi yakavukire bibi tubyumvise dutyo rero kuba icyo turi cyo nk'abanyarwanda twifuza kukigira cyiza kigira cyiza iyo bavuze umunyarwanda ndetse bakumva ko umunyarwanda nibyo abanyarwanda twumva ko bameze batya bavuga batya bagira batya bafite byiza bibaranga niyo ntego ya mbere ntabwo ari uko bigenda igihe cyose ndetse bitari no ku Rwanda gusa ntabwo ariko bigenda no ku bandi b'ibindi bihugu ntabwo uteka uhora urangwa n'ibyiza ubundi wifuza ko ari byo byakuranga biterwa n'impamvu nyinshi twebwe mu Rwanda dushaka kurangwa n'ibyiza umuntu avuga ko mu myaka 30 ishize ari rwo rugamba turiho urugamba rwo kurangwa n'ibyiza cyane ndetse aho imyaka itari mike twaranzwe n'ibibi ibyo nacyo iryo bara turarifite reka twakoze ishyano pe iryo zina iryo bara dufite tuzaribana kugeza igihe kirekire ibyanditswe mu mateka ibyanditswe mu bitabo ntibisiba ariko ushobora kugabanya ububi bw'iryo bara bw'iryo zina bitewe n'ibyiza ukora bigenda bihindura igihugu n'imibereho y'abantu ni rwo rugamba turiho rero byabaye byarabaye izina ribi turarifite turigendana nubwo iryiza ryagenda ritera imbere kandi ariko twifuza kandi ariko tubikorera muri ibyo twifuza rero iryo zina ryacu icyo turi cyo icyo dushaka kuba n'ibyo twabaye mu bihe bibi
bihora biri ni ugukirana kimwe kigomba kunesha ikindi abanyarwanda ndibwira ko bishingiye no ku byo n'ibiranga unity club cyatumye ibaho n'ikitoza abantu n'ikigirite iby'uko tugomba kunesha iryo zina ribi byo biragaragara ko ariko bigenewe ariko nta bintu byera ngo de ahora harimo utuntu hirya no hino iyo wumva n'uyu munsi abantu bakizira icyo bazize n'ubundi muri ariya mateka yashize navugaga mbere y'imyaka 30 ishize niyo wakumva ikintu cyabaye kimwe gusa ubwo biba ari byinshi ari tuguye kuba twiyumvamo ko ibintu nk'ibyo nta na kimwe gishobora kuba ariko biranga bikaba impamvu zitandukanye iyo abantu rero bafite ibibazo nk'ibyo dufite cyangwa twaranyuze mu mateka nk'ayo twanyuzemo muri rusange hagomba kuba impinduka tugahinduka mu mitima yacu tugahinduka mu mikorere aribyo byangombwa icyo kibanze kugira ngo ya mateka twamenyekanye yaturanze agende abura ajya inyuma azimira tugomba gukora ibintu bisobanurira buri wese ngo Rwanda ntabwo rukiri rwa rundi imyaka 30 n'indi ishize dore ibyo bavuga dore ibyo bakora dore ukuntu bihindura ubuzima bw'abanyarwanda cyo ni ngombwa nta kukinyura uruhande urabizi hari abajyaho bagatinya ubusa mujya mwumva n'ubu ngubu ushatse ku interineti no mu mwanya ushize cyangwa no mu mwanya uri buze haba hariho abavuga u Rwanda n'aba bavuga abayobozi b'u Rwanda n'aba bavuga ibintu byose n'aba ariko iyo abantu bashyize hamwe mbese nk'iriya unity club bivuze ubumwe unity club uyirebe mu buryo bw'igihugu cyose kibe nka unity club iyo ibyo byose bivugwa cyangwa bigirirwa nabi u Rwanda abantu bashyize hamwe iyo bafite iriya ntego iyo bafite bwa gushaka ndetse iyo bafite n'uburakari uvuga ngo ariko kuki abantu batugira batya cyangwa twagaragaramo ibimeze gutya ibyo byose bihinduka ubusa ibyo bitutsi ibyo kubeshya ariko mukwiriye no kwiga isi mukamenya isi uko iteye isi uko iteye
abenshi kibabaje nuko bajya muri ibyo bishuko abatwara isi hanze bazakubwira bati u Rwanda nta demokarasi nta ubuyobozi bw'igitugu abayobozi bw'abicanyi ndetse bakavuga amazina bakavuga okay. Ariko aho nahera rero ni hehe abo bamvuga cyangwa bavuga u Rwanda cyangwa bavuga mwese bo hanze umumenye ukamubaza ariko wowe uvahe igihugu uri Umubirigi uri Umufaransa uri Umwongereza uri Umunyamerika uri Canada ukamubaza ariko uzi umubare w'abaraye bapfuye mu mujyi runaka w'igihugu cyawe umujyi gusa utabuze igihugu cyose bazize umuntu ko barasa gusa cyangwa barasa ko ari ubwoko bunubu cyangwa ko ari ameza atya umubare w'abaraye bapfuye ukabimwibutsa gusa none si ibyo n'ibyo uheraho ujya kubeshya cyangwa gukemanga cyangwa kuvuga abandi wabanje ugakemura iby'iwanyu ariko icyo baba bashaka ni uguhora ni ukukurangazaga kugushyiraho iterabwoba bakakwita izina ndetse bitari iterabwoba gusa barangiza bakavuga bati turanagufatira n'ibyemezo ubwo nyine uwo mwanya agahindura akumva ko akwiye kumva ibyo abo bamubwiye ibyo rero biba ku bantu ba mu gihugu cyatakaje ubuzima bwacyo iyo ubyemera ntuburiho iyo ubyemera kugira ngo abantu bakuyobore bakubwire ibyo ukora bakubwire uko wifata bakubwire uko ariko se ko duhora mu biganiro byinshi bivuga ubu muri iyi si ko nagira ngo twese twaremwe kimwe hari abantu bamwe Imana yaremye irangije ibasigira ububasha bwayo ngo bareme abandi ubu muri aho mwaremwe n'abandi ntabwo mwaremwe n'Imana njye nagira ngo twese twaremwe n'Imana ariko hari aho bigera ndetse nkayibonamo abantu ukabona barasa nk'aho baremwe n'abandi mukabyemera abo mbese Imana yaba yarasigiye ububasha bwo kugira ngo ireme abandi abacu bajya kurimbuka bagashira bari kibataye cyangwa ubu bari abo ngabo rero igihugu gishaka kwiyubaka kibaza ibyo bibazo byose kigashaka ibisubizo ukamenya ngo nta bandi baza ngo
kuko ni ibiremwa nk'uko uri ikiremwa. Ntabaza ngo bakubwira uko ukwiye kuba wararemwe cyangwa uko ukwiriye kwifata nyuma yo kuremwa. Uba waba yarakuremwe uwo ari we wese, wandemye ukanshyira hano, ubwo nanjye kandi byaturemye, uwaturemye we yaduhaye n'ubwonko ngo dutekereze, tugomba kubukoresha rero. U Rwanda n'amateka yacu n'iyi si nyine dukwiriye kuba tumenya uko iteye. Nta mpamvu n'imwe yatuma tutagira izo mbaraga, tutagira ubwo bushake, tutagira uko kumenya kw'ibyo tugomba gukora, tugomba kwifata ubwacu, ko tugomba kwivana hamwe tukigeza ahandi aho dushaka kujya. Nta mpamvu n'imwe. Bwa bushake, bwa burakari, bwa bushobozi navugaga buturimo, ariko nutashaka kubukoresha uzaba wa wundi usa n'uwaremwe n'undi, aze nyine usibye noneho ko n'abo twita ngo twaremanywe hamwe muri iki gihugu bagezeho, nabwo mu mateka yacu birazwi, bamwe bahindutse abandi babuze ubuzima bwabo. N'ubu ndetse bikaba bishaka ko abantu bakaba bashobora kwihanganira ko byakongera bikaba gutyo, aribyo twihanganira kubera ugomba kugira kwihangana no guhendahenda no kugira ngo ibintu bibe byagenda neza, abantu bumvikane. Ariko hari umurongo ubundi uba ukwiriye kutarengwa.